ijambo bakunda gukoresha bakavuga ngo umuntu urya iby'Imana aba yihambire cyangwa se kugera ku by'Imana nyine uba wakoze nyine uba warushye birya abayihanganye Imana arambije kabisa Imana rero ntabwo ibeshyeka nk'umuntu buri muntu ngiye nshobora kuza ngo tekinike gutya ngo kubeshya Pagape ndi umuntu mwiza n'iki ukatubyiza ukatunamfasha ariko Imana ishaka ubufasha Imana ishaka ubufasha bati uri tayari yego ndi tayari rwose Imana ishaka ubufasha koko waje ko mbucaka Imana ihamagaye cyane iraza wallahi Imana imusi ibona Pagape imusi uvuga ngo ngiye nshaka kumenya ubundi Imana none ndakwiye gura ushaka no kumenya ubundi ibanga niri abantu bahura bagushaka ubundi nge nakubona gute iki Imana ite gukorera irabanza bakoreka kazaza kuri umuntu reka kuko ari nshaka ukajya hariyo ukajya usenga ukajya usaba Imana ukajya hariya mu bapfumu ukajya uzaka Imana ukajya mu nsengero ukazunguruka ukabona Imana irebuza neza Imana kuyibona bisaba guca bugufi wanjye Imana kuyifata bisaba nukomeza uzirukanka uzajya mu bapasiteri uzajya mu bashe uzajya mu nsengero uzajya mu bapfumu uzajya bazakubwira ngo ujye Imana iri hafi hano dore twe turayisiga wowe niba uyu munsi ushaka kugira ngo ubone Imana yibwire Imana ngende itari no kubona wicishije bugufi apana abanyepagati bambona gutya ngo bambona gutya ushaka Imana iraza amasaha meza windi bavuga Imana negana n'abantu amasaha y'ijoro bavuga kimwe cyakwe cy'ijoro gupasa so z'ijoro kumanuka hasi kakubaza ngo Pagape naje none ngambwira icyo ushaka n'impamvu kugira ngo nujya gusaba Imana nugasaba ibintu bya fake ibintu biciriritse nuvuga n'umuyobozi wawe ujye muvuga ibyiza hari igihe bikurira no kuba ari kumva akahita avuga ati karakana makanza cyangwa se uriya mugabo munzanire ngira ikintu umufasha nabonye hari ikintu akeneye n'Imana nuko Imana rero harandi gutegeye muri ryaje ati namanutse none ngira ngo nshaka kumenya nako naje ujye uryama ukabona ubuvuzi bitotsi sibyo bikuba wowe kureba ututsi ugakurura amatelefoni ugashaka kureba ibintu biri gucaracara ku mbuga ukuye ngo ubone agatotsi nyine wabibuze uriya mwanya burya nirenga n'isiri Imana iri kubwira ngo tuvugane kuko abandi bose bararyanye ko ubuvuzi bitotsi iragushaka mu muhwe zayo uvayo noneho igibaze icyifuzo cyawe Mana rwose pe yewe nabonye ko amafaranga narayabonye nagize umuryango ndagushimiye akumana ni iherezo ryiza umvise ikintu cyo abandi bose bajya bapfa gusaba ima iherezo ryiza uzeherezo ryiza kuvuga ukuri kugica imanza zitabera kugera ahantu ukababwira kwihangana ibyo ngibyo ry'iherezo ryiza ku mutima urumvise utuza ejo niba uyisabye iki iherezo ryiza niba uri seriye koko uzi ikintu Imana iri gukorera ejo mu gitondo buracya ukaza ukajya muri bya bintu byawe bisanzwe n'iki byose ukabona Hussein ngendaje naje tuvuga noneho ukabona njya Hussein ndaje wasabye Imana iherezo ryiza rega harimo no kubona amafaranga harimo no kuba umuntu yabona adasuzuguritse kuri nose njye nkaza ngasaba gukora inkweto avuga ati Pagape rero ndagira nkore no nkweto ku 200 ariko nta mafaranga mfite nzakuzanira ejo mu by'ukuri usanzwe uzi ko ngira amafaranga akinana kwambura wanze kuyinkorera uyigiriye mu bindi bintu byawe nyamara napanda bati wende umunsi ngiye Pagape ngiye kugenda mu nkuru zimwe zo kuzima ku 200 nta niyemera kunkopa gusa nicyo kintu nishakira cyonyine ndetse mubona ko ari umuntu mwiza ndetse amwereka inzira y'ukuri maze ubundi nawe yibonera amafaranga uko nanjye yabonye nkaza ugatangira kumbeshya ugiye ugaruke ufite ibiraka byinshi niba Imana itayikondera urashasha kuki urimo kwifuza iherezo ryiza ese wowe kutifuriza abagenzi bawe byiza niyo hantu rero neza mvuga ngo Imana iri hafi twebwe ntago turi kuyisanga Imana urya kaya abayiziritse uzi impamvu abayiziritse Imana ntago itugusubirizaho wowe urabeshya Imana niyo mvuga ati wambwiye ko ushaka neza sawa ngaho genda duherezo ryiza dore ni iringiri somajije kuribona uyu munsi Pagape bakubajije ngo ese igihe cyose umuntu yaje gusaba waramuhaga wasubiza ngo yego cyangwa wasubiza ngo yego abenshi barabwira ati oya ukababeshya bake muri bo nagiye mbahakana bake muri bo warabahakanira ese wabahakaniraga ufite udafite ubushobozi aho ufite ubushikiro wabafasha ariko warabahakaniraga aregena rimwe naga ntacyo mfite yego ese abantu bose baje kubwira ngo reka tuganire ku ijambo ry'Imana wajyageje kubumva hari nabo bumvaga ataka abantu niko kirimo umuntu utenye iyo baje kugereza kuri bya atakuwe arayizi niyo mpamvu rero ngo Imana yanga ikintu bita kwiyemera niba wumvise ko ushaka Imana koko inzira ya mbere
bugufi witangira kwiyemera nk'ubutari we bugufi numara guca bugufi Imana niho handizaza zigasanga wararambije uracyahari aho yagusize mu message sigiguha ati ca bugufi yene message sigarana yisanze hahantu yagusize ukihari izina ry'Imana bigiye kuzamura ariko abantu bagezemo hagati bahita bakika intege ntago nakora ikibazo nakubajije mbwira urugendo rwa roho nyuma yo kugira ngo umuntu apfe urugendo rwa roho y'umuntu nyuma ubundi roho yivuye wambwiye ko agiye Imana bate warabikoze ukora hano mwana wa Imana iyo ukoze ibintu byiza nta guca ku ruhande nta kugira gute Imana irakuzanira ibintu byiza byose mareka muri inzira guzamukana imbere y'Imana n'igitabo cyawe wakoreye ku isi ikagenda bikashyira imbere y'Imana Imana iho ati rero umugaragu wanjye iyi misho namuzaniye ku isi ayisoje amahoro cyangwa se ayishoje nabi isoje amahoro iyo wayikoze neza utwaye neza kuri iyi si ibyo kwisubira kugarukira hari uryamye haba mumva uyareka kuvuga mumva vuga reho yiba yazamutse mu ijuru mbwira byo mu ijuru nibyo rwose uko nguko bimeze aho iyo roho yawe iraza igahembwa byagizo byose wakoreye hanyuma ugategereza igihe cy'imeruka cyagiye isi yose yarangiye ukaza ugafata ibihembo byawe ibihembwa gute nshuti dore ikintu hari amajuru agera muri 7 n'umunani mwemera amajuru angahe mwemera amajuru angahe ijuru rimwe n'amajuru ndumva ijuru rya mutwe tugita Firdaus yego mu n'amazina ariko ntago mbizi neza ariko ni mu byiciro ngo hari abantu bakoze ibyiza hakaba n'abakoze byiza cyane hakaba n'abakoze byiza cyane kurushaho hakaba n'abakoze gutya turi mu byiciro ntago abantu uzahembwa kimwe rero uzahembwa ijuru rya mbere arahari ariko ibyo byose harimo ibyiza uzahembwa kabiri arahari ibya gatatu arahari mwayene azajya mu ijuru rimwayene yego ariko hari isumba ryose noneho bya rindi bita ijuru rya Firdaus iryo juru rero umuntu uzayigeramo ni umuntu umeze uti ni umuntu wakoze ibirenze nyine iyo roho izaruhukira he iyo roho banze mbwira iyo roho isubira ku Mana wakoze ibintu naho ngaho ni ku Mana Imana izayibika he izabika muri iyi purgatory yitwe tubyita kandi yamaje gukira mu ijuru ubundi iki kibiribiri kigikidore kingiki cyasigaye nyine cyasigaye ku inosi ya roho rero igiye kuyambika no umuntu wa nyawe original ushyire muri mu ijuru rya kangahe mu ijuru bitewe n'iryo yakoreye izayigushyiraho ngaho ako kanya tukibivuga akanya rero kizamuka oya izamara imyaka 1000 se uwo mwanya ntago mbifitiye ubumenyi bw'imyaka izamara roho ariko ikizamuka roho ijya ahantu hatunganye Imana yagennye iragufata kuzamura hari ahantu yagennye simbizi ariko aho hantu iyo roho yakoraga ibyiza igihora ibibona sinzaro tumusimira ukugeze nkahita mbibwira ibyiza byanjye byose Imana niyo hahandi bajya bavuga ngo niyo uryamye burya ni amarenga y'urupfu n'ubuzima burya iyo waryamye umeze nk'umuntu wapfuye turahemera ngo hantu umuntu agiye yakoze neza ro Imana isivuga ati reka mbe gushyiraza mu buruhuko reka musinziriza igihe gitoya runaka nagennye maze nzaguha ibihembo byawe rwose noneho abantu bose babireba bavuga ati Huseni twari tuzi nk'umunywanzo cyangwa umusinzi nk'umuki kubera iki tumubonye hano mwiza bimeze biti niho handi nyine baravuga rero ngiye nawe dufitanye ibanga iryo banga ni ngewe nzariguhishurira abandi bose barakubeshya urakurikira shara kuyobya urakurikira kuyobya ko nabo n'abantu ndabizi iyo umuntu se yakoze ibintu biri gusa iyo roho ikajya mu ijuru Imana yo yishyirahe iyo roho ntabwo rero roho y'abantu beza ntabwo Imana ivanga n'iy'abantu babi rwose byo ni ibintu yamashije ubwo Imana ifite uburuhukiro bubiri Imana ifite ahantu izashyira roho nziza n'ahandi izashyira roho mbi rero niyo mpamvu abantu bayimenya gute imenya utaraca urubanza kandi dusubire hepfo twavuye urimo ko ahantu hepfo twavuye urimo kuvuga ko hari igitabo hari umuntu wandika hari umurinzi agenda yandika ufite ikaramu iri kwandika ibintu byose byawe Imana sirabiye bagute kandi ibi byose bifite igitabo buri munsi ibintu byawe byiza wakoze birazamuka na buri uko ubyutse ikiri cyose utangiriyeho gukora
kirazamuka kikajya hariya nyine. Ubwo hari umunsi biripotingwa, ni umunsi ijoro ryageza gute riguye. Iyo byaripotinzwe byose Imana ifite igitabo cyabyo ibi bizi. Niyo mpamvu wowe iyo upfuye iri mubi cyangwa upfuye iri mwiza, hari Imana ibikubona. ubwo twavuga ko Imana ifite roho aho iruhukiriza ahantu habiri hajya roho zitakoze ibintu byiza na roho zakoze byiza. aho ko yinjiye mu ijuru cyane ugipfa iba yamaze kumenya ibyiza wakoze, niba ari byinshi cyane niba ari bikeya. Ubundi iyo bavuze ngo gupfa, twe Abisilamu turavuga ngo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mu Kinyarwanda cyizuzukana bivuze twavuye ku Mana ni naho tuzasubira. Urumva roho yacu ndi mbere yo kutugeramo yari ifitwe n'Imana mu kiganza cyayo gutyo. Yego, niyo iki kibiri cyawe hariya. Yego, ni nayo yabigereye ibyo byose. Iraza nayo aho uvukiye iraza gushyiramo roho iguhitishamo ibintu bibiri. Hari icyiza hari n'ikibi. Ese wowe urakurikiriye muvandimwe? Ndakurikira ukuvuga ko ati yewe ndikurikirira inzira nziza. Ubwo ndakurikira nziza jya hariya niho heza. Nta nukora kiba gishaka iyo twumvikanaho nanone. Nta nukora kiba gishaka ibyo tubyumvikaneho. Bite n'isi twibereyemo twakoze ngiye kibi yewe. Yego anagikora. N'ubundi ngo nta muntu utarajya urugero uretse mwe kurugero tuvuga ko Hussein ibintu yabanje kubicukumburaho. Adamu niwe mubeza mu biremwa by'Imana mu bantu yaremye cyangwa si we? Adamu mu bantu mu biremwa by'Imana tuko mu bamarayika mubeza imbere y'Imana. Tujye kuvuga abeza mu bantu ba mbere Imana yaremye. Twavuga ngo Adamu ni mwiza imbere y'Imana cyangwa si mwiza? Ntabwo yitwaye neza imbere y'Imana. Ntabwo yitwaye neza imbere y'Imana. Nubwo akoze wenda cyaha ariko asabye imbabazi Imana namubabariye. Iramubariye se? Amubabarira nawe atugenda ku isi. Nese ubwo iyi ntabwo yamubabariye. Iyo mubabarira ntabwo ari kumanura ku isi. Yasabye amatunda yaricujije. Nese uri kuko inyuma yo gukora icyaha yicujije. Yaricujije. Nese Imana yumvishije kwicuza kwe. Buretse Imana yumvishije kwicuza kwe, koresha ibira yawe urebe usaka ko yakoze icyaha Satani mushutse, ariko nyuma yo kumushuka yibuka neza. Ese koko Imana yaramubabariye cyangwa se yamubabariye? Aho hantu hibuke no mu bira birimo. Reka turebe, reka tubanze dusubira gatoya. Mbere Adamu yabaga atarakora icyaha. Ubundi mbere na mbere yabaga he? Yari umubiri Imana yibumbabumbiye gutya. Yabaga mu ijuru. Imajije kumubumbabumba ni mu ijuru aho. Yabaga mu ijuru. Yarariho akimara mbere Adamu aba mu ijuru. Na nyuma Adamu agarutse ku isi. Aho yabayeho neza, aho yabagaho neza ni mu ijuru. Ni mu ijuru. Yego. Rero Imana ku isi yaramuhanye. Ntabwo yigeze amubarira. Ubundi dore ikintu kiriho cyiza. Ubundi impamvu Imana yamukuye mu ijuru yo ubundi ngo yarabwiye ngo Imana iguhanya no kubabarira. Burya nese ko Imana twari ikaduhana. Nese nyuma yo kuduhana Imana itubwira ngo iki? Mwicuze. Ni mpamvu yaremye Adamu. Ntabwo tuvuze ngo Adamu Imana itamubabariye kaba Adamu ari umunyacyaha ko atazajya mu ijuru. Yego, Adamu yakoze icyaha. Niyo mvura niyo uvutse amadini ya Kristo avuga ko iyo uvutse uba ukwiye kubatizwa kuvukana icyaha cy'inkomoko cyaturutse kuri Adamu na Eva. None se Adamu abakristo bamufata nk'umuntu wapfanye icyaha atazajya mu ijuru? Adamu so ifi byose zipfukamira. Yego Jerry, ifi byose zipfukamira kubona ngo wenda Adamu azajya mu ijuru nimba yaricujije akihana Imana izamubabarira. Adamu icyo nuko yicujije arihana kandi Imana yavuze ngo